ahambwe ati buretse njye kukubariza abakurambere ni ati buretse njye kukubariza nese urabayabariza ati iyo njye harakumba hariya duhuriramo ntibyihorere ntibyihorere nta kibazo nteka manzi mbite ngo yango reka nyene mbona arahagurutse agiye muri kakumba nanjye ndaturumbuka ndiruka turabashimiye bakunzi beza mukomeje gukurikirana Humura Uzabyara TV ni televiziyo igamije guhumuriza gutanga ubujyanama ndetse no kurwanya kure ihohoterwa rikorerwa mu miryango cyane cyane twibanda ku miryango igitegereje urubyaro nkuko bisanzwe rero tubinyuza mu biganiro bitandukanye tukabinyuza mu byigisho tukanyuza mu buhamya bw'abaza kuri televiziyo hano batubwira ibyababayeho naho bageze ndetse bikanyura muri filime mbarankuru muzajya mubona inyuraho turabasaba rero gukora subscribe kugira ngo mukomeze mubone ibiganiro byacu kugira ngo mukomeze mubone ibyigisho binyura kuri iyi televiziyo kandi mutange ibitekerezo n'ukeneye kutuvugisha yatwandikira kuri iyo nimero mubona hasi uyu munsi rero twagiriwe umugisha wo kongera kugira Musani wabo Alice muri studio ya Humura Uzabyara TV. Alice Musani wabo muraho neza? muraho cyane Amakuru neza mumeze neza? Ubwo duherukana nawe turimo turakora ikiganiro cyerekana impamvu zishobora gutinda isezerano ry'urubyaro. Hari impamvu nkeya twavuzeho ariko uyu munsi hari indi mpamvu turi buvugeho. Duheruka kuvuga ku mpamvu ivuga kutumvikana kw'abashakanye ndetse tuvuga ku yindi mpamvu ivuga kuri raporo za muganga. Uyu munsi rero turaza kuvuga ku ngingo ivuga ngo kugira imitima ibiri. Abadukurikiye mwese ntimujye kure ndizera ko turi bugirane ibihe byiza. Reka dusenge. Mana yacu turagushimye uri ndiho witwa ndiho uzahora uriho uri Imana. Hirya yawe nta yindi mana ihari. Tugushimiye imigambi yawe myiza ku buzima bwa muntu. Urema umuntu waravuze ngo igituma mbarema ntabwo ari kibi ni umugambi mwiza. Turakwinginze kugira ngo uduhe kubaho mu mugambi wawe kandi tubeho mu buzima twifuza ko tubamo. Turakwinginze rero uyu mwanya tugiye kuganira Mwuka wawe wera atugaragire atubere umuyobozi ibyo tuvuga ntaba ari twebwe ahubwo avugane n'ubwoko bwawe. Abakurikiye televiziyo Humura Uzabyara bose mwami n'abazareba iki kiganiro bose bazungukiremo byinshi bizabafasha mu buzima bwabo. Turakuraritse ubane natwe muri byose mu izina rya Yesu Kristo tubisabye twizeye amen. Duherukana rero turimo turaganira twaganiraga ku ngingo zitandukanye zishobora gutuma isezerano ryo kubona urubyaro ritinda hagati y'abashakanye. Ubu rero uyu munsi mfite amatsiko menshi yo kongera kumva impamvu wanditse ngo kugira imitima ibiri. Kugira imitima ibiri biba impamvu gute? Ese kugira imitima ibiri byo bisobanuye iki? Byaturutse kuki kugira imitima ibiri? Nagira ngo udusobanurire ubwire n'abakurikiye televiziyo Humura Uzabyara bumve kugira imitima ibiri bishobora gutinda isezerano ryo kubyara gute. Ni karibu. murakoze nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu. Mwebwe mwese abankurikiye uyu munsi dukomeje gushaka icyatuma isezerano ry'umwana wahawe risohora. Yego. Ni muri urwo rwego twitanga kugira ngo tubagezeho ibiganiro bitandukanye ari naho bambajije ikibazo kijyanye no kugira imitima ibiri. Kugira imitima ibiri nari nshatse kuvuga iki? Nari nshatse kubwira iki abantu? Yego. Mu by'ukuri ku muntu wese uri muri iki geragezo cyo gutinda kubyara nihereyeho ukuntu nari meze nahoraga ndi umuntu ugirwa inama n'abantu benshi batandukanye. Yego. Hari inshuti zanjye zanganagaho zikangira inama, hari abaturanyi bangeragaho, hari inshuti z'umuryango, hari umuryango nashatsemo, ni abantu benshi bansangaga kavuga bati ubwo koko upfuye utabyaye, ubwo koko bazaguhambana ikara. Ibiki n'ibiki ni amagambo menshi numvaga. Yego. Icyo gihe rero
umwe yarazaga akambwira ati ariko ko kanaka yabyaye wazamusanze ukamubaza uko yabyaye urumva ati runaka yarabyaye kandi buri umwegereye yakugira inama ibyo bintu byawe by'uburokore wihaye ngo ntiwajya kwivuza mu kinyarwanda ni ubujiji bukomeye ni ubujiji kuko na Yesu yatobye akondo bene data mwese munkurikiye nongere mbabwire ko umusozi wo gutinda kubyara no umusozi ukomeye cyane ni ikigeragezo kigoye uba uri ku gasozi aho urebwa n'abantu bose uba uri ahantu umeze nk'aho uri ku kanunga buri wese ategereje icyo uri bukore kandi we ntacyo ari buhindureho usibye kuvuga gusa no kureberera nta kindi kintu aba ari buhindureho inama rero z'imfabusa zikugeraho inama z'umumaro harimo n'abazana iz'umumaro nazo zikakugeraho ariko nyinshi njye nakiriye zari iz'imfabusa benshi bambwiraga ati jya mu bapfumu byo kwivuza mu kinyarwanda ni benshi cyane hari rero n'abakristo bambwiye bati hari igihe kimwe umuntu twasenganye mu cyumba arangije arambwira ati nyamara ushaka kujyana iwacu ni ukuri dufite umukozi w'Imana uvura kandi asengera abantu bagakira usanga we bavura arabimbwira koko numva nibyo mfata n'inzira turajyana turatega imodoka tujya iwabo hari ahantu kure za Gisenyi tugezeyo koko nsanga hari abarwayi benshi cyane hari indembe za zindi zabyimbye amaguru akangana gutya hari ababyimbye inda hari abafite ibibazo bitandukanye hanyuma rero azangereho kuko umuntu bari baziranye yajya kunsabira audience ngezeyo barantambutsa mugeze imbere uwo muganga aransuza turaho ndaho ati rero utaragira ikindi kintu uvuga cira kuri uru rupapuro ntuvuze ngo iki ntabwo wumvise se icyo nkubwiye ntuje kwivuza ngo utaragira ayandi magambo menshi uvuga abanza ucire kuri urwo rupapuro utararurenga ndavuga nti kwaciye na Yesu ngo ncire ku rupapuro nje hano nje kwivuza ntumenye n'uburwayi urambwira ngo ncire ku rupapuro kuvuga ngo mbere yuko muvugana mbere yuko mugira n'ikintu na kimwe muvugana we yarakubwiye ati banza ucire ku rupapuro arangije ampereza ikoma kandi ngo ni umupasiteri afite n'urusengero yubatse runini cyane afite n'abantu benshi bamukurikiye noneho arangije arambwira ati ndabanza nkusobanurire hano uko bakora tireba iriya nzu iri hariya ati wayibonye ntinayibonye iriya nta wundi muntu winjiramo usibye abakozi banjye nanjye ubwanjye hanyuma wowe ntiwemerewe kugira ikindi uvuga utaracira ku rupapuro mu izina rya Yesu Kristo nkorera ntago nduciraho ndatashye sohoka ubwo ndagenda nahise nsohoka ndataha noneho ngeze mu rugo ntekereza umugabo uko byangendekeye wari wagiye umugabo abizi cyangwa ntawe nagiye abizi nta kintu najyaga nkora umugabo atakizi arangije arambwira ati ujya kugenda nakubujije urananira Imana izakureka ukomeze utandaraze nubona unaniwe nanjye nzakureka ukomeze ugende wirukanka nubona unaniwe umunsi washakanye Imana umutima wawe wose Imana izagutabara ngayo nguko nshingiye kuri urwo rugero rero ndabwira mwebwe mwese munkurikiye babwira ko iki kigeragezo hataburamo kugira imitima ibiri ntabwo yaburamo ariko kandi biri mu nzitizi z'ibisubizo byawe kubera yuko wa mwanya ufata wagiye gushakishiriza ahandi utawerekeje ku Mana Imana nayo ibihari gutegereje kugira ngo ikugirire neza hanyuma wowe ugatinda wataraye mu yindi wakurikiye za nshuti zimbura mu marozi niko nazita kuko zo nama mu by'ukuri nta kintu zangejejeho twarirukankaga ariko nta kintu byatanze rero nshaka kugira imitima ibiri nashingiye no mu ijambo ry'Imana riri muri Yakobo aho Yakobo yabwiye abantu abigisha kutagira imitima ibiri umuntu akwiye kugira umutima umwe
ugasenga Imana imwe rukumbi, ugashyira umutima ku Mana y'ishobora byose kandi ukayizera ukayiringira. Igihe cyose uzaba werekeje umutima ku Mana, amagambo yayo ari muri wowe agwiriye afite imbaraga. Igihe cyose umutima wawe ndetse n'ibyawe byose uzabishyira ku Mana, udafite andaraje ngo rimwe wagiye mu bapfumu, ubundi wagiye mu bavuzi sinzi ba gakondo. Abavuzi bitabira gukemura iki kibazo bo ni benshi, kandi koko sorry kuguca mu ijambo, no kuvuga ngo no kugira ngo abadukurikiye mwese mwumve ese imitima ibiri ni yihe iri kuvugwa hanga. No kuvuga ngo ku ruhande rwawe imitima ibiri washaka kuvuga, hari umutima wo gusenga Imana imwe rukumbi dusanzwe dusenga twese, ariko hakaba n'undi mutima wo kujya gushakira mu zindi mana, wenda twakwita nk'abapfumu, twakwita se nko mu bantu bandi bakoresha izindi mbaraga zidasanzwe ariko zidaturuka ku Mana. Iyo niyo mitima ibiri wavugaga. No mu ijambo mbona wakoresheje wandika ryo mu gitabo cy'abami ba mbere, ni igitabo cya mbere cy'abami igice cya 18 ku murongo wa 21, havuga ko ngo nuko Eliya yegera abantu bose aravuga ati, muzageza he guhera mu rungabangabo? Niba muzi ko Uwiteka ari we Mana, nimumukurikire, kandi niba ari Bayali aba ari we mukurikira. Iryo ni ryo jambo mwavugaga mwashingiyeho. Iri jambo abadukurikiye mwese nk'uko mubyumvise mwarisanga mu gitabo cy'abami bice 18. Ni igihe abantu bose bari bayiteze ikiri bube kuri Eliya. Icyo gihe mu gihugu hari imvura yari yarabuze. Imvura yari yarabuze, amapfa yarateye, inzara igwiriye ari nyinshi. Hanyuma bamutera amabuye, abantu bakamubwira ati niwo dutejeje ibyago, niwo tuzaniye izi ngorane zose turebe. Hanyuma haza kubaho ikintu kimeze nk'intego. Eliya aravuga ati, mureke njyewe nta hantu mpuriye n'ibyago birimo biba, kuko ibyago biraterwa n'ibyaha byanyu. Mwe guhera mu rungabangabo, niba Uwiteka ari we Mana nimumukurikire, niba kandi atari we mukurikire Bayali wanyu. Ariko kugira ngo tubone Imana dukwiriye gukurikira, uyu munsi hari ikintu kiri bukorwa. Nuko rero yegeranyije igicaniro ngo asukamo amazi. Ku ruhande rw'abasenga Bayali ko ntabwo yasutsemo amazi, bo yaravuga ati nimusenge Imana iri bumanura umuriro igatwika iki gitanda, araba ariyo Mana iri bumanura umuriro. Mwe kumpeza mu rungabangabo, niba Uwiteka ari Imana bare mukurikira. Tugiye kureba Imana nyamana uyu munsi. Haleluya, tugiye kubona Imana nyamana. Hanyuma rero nuko nguko Eliya kugira ngo abereke ko nta n'ikindi cyabaye, asukaho n'amazi ku gicaniro. We yarabaretse barasenga ntihagire umuriro umanuka. Noneho kugira ngo abereke imbaraga z'Imana akorera, kugira ngo abereke ubushobozi buhambaye bw'Imana akorera, azana n'amazi asukamo. Ijambo rirambwira ngo amazi aruzura, yuzura uruhavu, ngo aruzura agera hejuru. Arangije arangurugura ati, Mana ya Isirayeli, uyu munsi bimenyekane ko ari wowe Mana. Uyu munsi bimenyekane ko ari wowe Mana. Umuriro w'icyotsi umanuka mu ijuru utwika igitambo. Abantu bose barubama, baravuga ati, Imana ya Eliya nikwiriye kubahwa, Imana ya Eliya nikwiriye gusengwa, Imana ya Eliya niyo tuzakurikira. Nawe Imana ya Eliya yikurikira. Haleluya. Ngayo nguko twe guhera mu rungabangabo, twe kugira imitima ibiri. Niba ari Imana dukurikiye, mureke tuyikurikire. Ushobora kumbwira ngo hariho benshi bakiriwe wenda mu Kinyarwanda bakanabyara. Aho ngaho nawe nabivugaho ikintu. Abana bose bavuka si uko baba bavuye ku Mana. Na dayimoni afite imbaraga, na Satani afite imbaraga, afite ubumaji bwinshi yakoresha. Ariko bene uwo mwana ntabwo aba ari umwana, aba ari umudayimoni. Mwitonde rero bene data mwese munkurikiye, mwirinde kugira imitima ibiri ngo muhore mutaraye, wazanatandukira mu nzira.
uzi kugendera mu nzira ebyiri icyarimwe biravunnye cyane. Ese ubwo ayo maguru yaba angana ate? Byaba bimeze gute? Birasaba gufata umurongo umwe akaba ari ugenderaho ugatabarirwa muri wo, ukavuga ngo naho Imana itadukiza ntabwo turi bukorere, ntabwo turi buramye iki gishushanyo kizabo wakoze. Ukagira commitment mu mutima wawe ishikamye ifite imbaraga kubera ubutabazi bw'Imana utegereje, kubera ko ugize imitima ibiri iraza ikakubura. Ngayo nguko ni ikintu nashaka kuvuga. Hari ikintu mvuze nanjye gituma ntekereza, hari abantu bibwira ko Satani adafite imbaraga, kandi na Bibiliya dusobanurira neza ko mu byahishuwe, ngira ngo ni igice cya 3 mu murongo nk'uwa 17 cyangwa 12, havuga ngo ishime wajuruwe, ngo ariko wasiwe nawe ugushije ishyano. Byanga bikunda nuko imbaraga za Satani zirahari kandi zifite ubushobozi. Zifite ubushobozi ndetse burenze n'ubw'umwana w'umuntu, ariko dutsindishirizwa n'imbaraga z'Imana kuko yo ifite ubushobozi burenze ubwa Satani. Rero ukomoje kuri icyo kintu cyo kuvuga ko abana bose badakomoka ku Mana, ndatekereza why not? Birashoboka kuko Satani afite imbaraga. Niyo mpamvu rero tugomba kwitonda umugani wawe tukava mu rungabagabo, nkuko Eliya yabwiye bari abantu bavuye mu rungabagabo, ariko byatewe no gusenga. Nekereza ko gusenga nabyo ari inkingi yo kugira ngo umuntu ave mu mayira abiri, ahagarare ahakwiriye guhagarara, anyura inzira akwiriye kunyuramo cyane. Kandi sinzi niba wenda mu nshuti zawe mu bo wagiye ugira, twatangiye tubwira ko hari abagusangaga bakakugira inama, hari abo mu muryango, inshuti n'abandi. Hari abo uzi mwaba mwari muhuje ikibazo, ariko wenda ukabona bari guhagarara mu mayira abiri. Ese wowe muri cyagiye wajyaga mu baganga, wigeze ugira uwo mutima wo kuvuga ngo ahari nshakiye aha wari umaze kubikomozaho ukuntu wagiye kuri uwo muntu, ariko ntabwo wari ubizi, wari uzi ko ari umuntu usenga, uzi ko ari umuntu w'Imana? Hari nk'ingero waba uzi mu nshuti zawe? Ntabwo nari kujyayo mbizi, iyo nza kumenya ko ari uko akora simba naragiyeyo. Yego. Ahangaha nshatse kugira inama abantu bitondera inshuti zibagana, babanze bagenzura ibyo bababwira, mugenzure neza ikintu umuntu akubwiye, kubera yuko hari n'ushaka kukujyana akakujyana habi kuruta aho wari uri. Akakujyana habi kuruta aho wari uri, ugasanga uhuye n'ibibazo biruta ibyo wari ufite. Rero muri iki kigeragezo haba amajwi menshi. Hari amajwi aturuka ku bandi bantu bo hanze, hari amajwi anagusatira ubwawe akaza mu mutima wawe. Yego. Amajwi menshi aza mu mutima wawe akakubwira ko ntacyo umaze, akakubwira ko utabyaye, akakubwira ko ntacyo uri cyo, akakubwira yuko n'ubundi uzahambara umwikara, akakubwira yuko n'ubundi utari umugore nk'abandi. Abo ni abadayimoni baza bakongorera. Abadayimoni rero nta yindi mbaraga wari uyikomojeho, nta yindi mbaraga ibirukana usibye bwa mbere n'ubumenyi bwo kumenya ngo iri jwi numva ni iryande. Iyo umenye ko ari irya dayimoni, uravuga ngo genda dayimoni mu izina rya Yesu, winganisha mu yindi nzira. Ngiye nafashe umurongo, ndi mu nzira ya Kristo, Yesu niwe nzakurikira, nta yindi Mana nzakorera. Hanyuma ibindi umbwira nakazi kabyo biribazwa. Cyangombwa ni kimwe, nuko Kristo yambambiwe, nuko Kristo yamfiriye. Iryo jambo yuzanye Yesu muri uwo murongo, ahita kurwanira ntumenya naho iyo myuka igiye. Warumbajije urambwira utese hariho inshuti zakubwiraga ngo zikujyane, zibe zakugira inama yo kukuganishaho, cyangwa zahuye n'ibyo bibazo zikaganayo. Yego, hariho umuvandimwe umwe wabyaye imbere yanjye, kandi twe twariganye. Hanyuma abantu twiganye bakambwira ati koko runaka yabyaye kandi ko atari umwana mubi. Wamubajije uko yagiye? Nanagiye kumubaza, nagenda mubaza nti Solange azabikatinga uva ibyo bikatinga nuko
nagenda mubaza ndamubaza nse byagenze gute, arambwira ati ni umukecuru wampaye umuti. Umukecuru wa hehe? Aramumbwiye. Kubera agahinda nari mfite ko kutagira umwana nari maze igihe kirekire cyane, kandi numvaga nshaka umwana ku buryo Mana ishobora byose n'icyo wambwira haho nageze haya numva icyo wambwira cyose kugikora noneho nagikora, ariko nkibonera umwana numvaga ari ibintu binkomereye cyane. Noneho ndataha mbwira umugabo ndamubwira ntese ko runaka nagiye kumusura akanganirira akambwira umuntu wamuhaye umuti, kandi ko yambwiye ngo ni umuntu usanzwe ngo kandi unasenga w'umukirisitu, nanjye ngiye yawumpeye cyangwa mbyihorera. Arambwira ati narakubwiye ngo igihe cyose uzaba ugifite iyo mitima ibiri, urumva n'igihe cyose uzaba ugifite Imana izakureka wirwanirire, ariko ni hahandi igisubizo cyawe kiri mu masengesho, aho uzaba wihereranye n'Imana yonyine ukayiha umwanya yonyine utacyumva ayo majwi yandi. Imana ishimwe yampaye umugabo uzi Imana kandi yakunze kunyobora mu nzira yo gukiranuka, akambwiza ukuri kw'ibintu uko biri, ntiyigeze anca intege. Nicyo nshimira Imana yaramuzigarije, nubwo hanze byacikaga ariko nibura we yanyoboraga mu murongo muzima. Hanyuma arambwira ati rero ntujyeyo ngenda kubujije, ariko kwa nakwicara njyenyine ubwo yabimbwiraga kwigendera, nanjye nasigara mu rugo. Nasigaye mu rugo rero ndavuga ntari kubu ntibwo bari ubugorye, ubundi se umugabo bimubwiye iki, ubundi ko bamubwira ko we nta kibazo afite agiye agatera inda ahandi ntiyabyara. Nawe ntibyaba ari ubugorye kankarabe, fashe inzira nteze imodoka aho bambwiye wa muntu ari, ndagiye naho nagiyeyo nagiyeyo ndabyumva ko noneho byari bimeze. ngezeyo Yego. umukecuru ndamusobanuriye nti ni kanaka unyoboye ahangaha, ni umukecuru w'umusirimu cyane, umusirimu ariko ubyumve umusirimu umva w'umukire uri mu rwego, urumva. Ndamubwiye nti ni kanaka wanyoboye aha, yambwiye ko wamufashije ukamuha umuti, yari afite ikibazo kimeze gutya, none nanjye ndagira ngo mfashe nanjye niko bimeze. Arambwira ati buretse njye kukubariza abakurambere. Ati buretse njye kukubariza nese urabayabariza ati iyo ngiye harakumba hariya duhuriramo, ntibyihorere ntibyihorere nta kibazo nteka manzi mbite ngo yangoreka nyene mbona arahagurutse agiye muri kakumba, nanjye ndaturumbuka ndiruka. So muri rusange mukuru wowe wagiye wumva ari umuntu w'umukristo, nagiye numva ari umuntu ukijijwe. Hanyuma rero aragiye nanjye mpita ncawe umva nirukanse n'amaguru, aho nari gutegera siho nategeye, urumva. Ndabyumva ari kibuno mpamaguru nigerereyo mbone nyiri umukecuru. Umva numvaga harari bunankurikira, yavuze iryo jambo mpita ndinaga mu matwi. Kumbi abakurambere nibo bahaye runaka umwana. Aha ndavuga nti nkubita agatima ku mugabo, amagambo umugabo ahora ambwira, ndavuga ntuhereye umunsi sinzongera, kandi Uwiteka Imana ikintu nyigishirije ahantu nzakibwira abantu. Nuko nagize iyerekwa ryo kwandika iyi topic muri iki gitabo, niyama abantu kugira imitima ibiri, kwa ko byantindije mu mayira, kandi aho nafatiye umurongo wo gusenga naratabawe. Amen. Urebye ikintu gikomeye kiriho kuri ubu, akenshi usanga niyo umuntu yaba ari umukristo ariko ari muri kino kigeragezo, agera ahantu nawe wabyivugiye, agera ahantu yumva ko icyo yakora cyose kugira ngo abone umwana yagikora. Akenshi usanga ari aho abantu bafatirwa bagatangira kugira ya mitima ibiri, ukavuga uti okay nta kibazo, Imana n'ubundi nzakomeza nyikorere. Ubwo runaka bambwiye ko asenga nta kibazo, reka njye yampumuti, hanyuma njye no kuri uri usenga ampumuti, tukabyoroshya tukavuga ngo uri yarasenga ariko agatanga n'umuti. Ese ko ubona bisa nkaho biterwa n'ikigeragezo umuntu arimo, uburemere bwacyo bushobora gukururira umuntu kugira imitima ahantu rwose utifuzaga kugera. Umuntu yakora iki kugira ngo atagwa muri uwo mutego w'imitima ibiri, kandi yari afite ubushobozi bwo kugumana wa mutima wo kwizera Imana?
ni gute ya managing uwo mubabaro n'ubwo buremere bw'ikigeragezo arimo kugira ngo abashe kuguma mu nzira imwe? Ubundi ikintu nabonye bene data mwese munkurikiye, uyu musozi warankomereye, ni nayo mpamvu ntazaceceka, ni nayo mpamvu ntiyumanganya gufasha abari kuri uyu musozi. Uyu musozi bene data urakomeye, ariko nubwo ukomeye kose bwa mbere menya ko aho uhagaze Imana ihazi. Amen. Urugero rw'umusozi uhagazemo, niba uwucagashije Imana irabizi, niba ukiri mu ntangiriro zabo Imana irabizi, niba ugeze hagati yawe irabizi, niba ugeze ku kanunga hejuru irabizi. Ikintu nkwinginze ngusaba uyu munsi, reka Imana abe ari yigukorera igitangaza yonyine. Uyitegereze yonyine, wanga andi majwi yose aho yaba avuye hose. Nuwumva aje upfuka mutabaza ijuru yibwire uti ntabara Mana, ndi umunyantege nke, subizamo imbaraga mu bugingo bwanjye, untunganiriza ameza mu maso y'abanzi banjye, uncira urubanza rwiza, untambutsa aho ntakwitambutsa, undengeze amaboko yawe akomeye, kuko uyu musozi sinawirenza. Ni Imana yonyine ishobora kugutambutsa. Amajwi yo ni menshi, usibye n'abakuvuga, ayo wumva muri wowe niyo menshi, kandi kuyarwanya ntago byoroshye. Gerageza kwisha mu ijambo, umenye ijambo ry'Imana watura, iryo jambo ujye urisubiza ijwi urimo wumva. Ibyo bizakurinda gutarara no kumva yuko ufashe umwanzuro wo kujya mu mayira abiri. Rwose nkubwiza ukuri, nta kintu kiza kirimo cyo kujya mu mayira abiri. Mu mayira abiri ni habi, haragutinza kandi hakanakwanduriza imyenda. Bishobora no gusenya urugo uko ntekereza, kuko nahoze nibaza, iyo utaza kumvira umugabo wawe ugakomeza gukurikira inzira yawe, wenda ibyo akubwira ntubyumve, ntekereza ko bitari kurangira neza. Ntekereza ko nawe yari kugera akagukuraho amaboko. Niba ndi mu mayira abiri ariko ntabyumvikanaho n'uwo twashakanye, ntekereza ko ari ikintu gikomeye cyane nacyo gishobora kuzana kutumvikana. Ariko kandi wibuke yuko noneho harimo benshi banadukurikiye, ayo mayira abiri bayakururirwamo n'abo bashakanye. Icyo gihe urumva ni ikibazo nacyo gikomeye. Niba ari umugabo ukubwira ngo ujya kugerageza no mu Kinyarwanda, urebe yuko utabyara. Icyo nshaka n'umwana. Niba nyoko bukwa guhozaho agatutu, akakubwira ati gerageza, njye ntago nzapfa ntabonye akuzukuru. Akakubwira ati ngwino nkujyane hariya hari umuvuzi, na runaka byamubayeho, nawe njye kukuvuza. Icyo gihe bene data, hagarara ku ijambo wamenye, uhagarare mu nzira yo kunesha, uvuge ngo naho itadukiza, ntabwo tuzaramya igishushanyo cy'izawe yakoze. Imana itugire neza. Hari igihe nyine umuntu ananirwa, habaho gucogora kwinshi, umuntu agacika intege, umuntu akabona mbese abuze ijambo mu bantu. Ariko nkubwire ko Imana itaguhaye ijambo, nta muntu wariguha. Imana niyo itanga ijambo. Imana niyo itanga ijambo. Ukagira ijambo mu muryango washatsemo, ukagira ijambo mu bavandimwe b'umugabo, ukagira ijambo ku mugabo mwashakanye, ukagira ijambo mu baturanyi, ukagira ijambo mu mukorana. Imana itaguhaye ijambo nta muntu wariguha. Imana niyo itanga ijambo. Kenshi na kenshi umuntu arwanirira ijambo, nanjye babone ko mpetse, nanjye babone yuko nakikiye, nanjye babone ko nonkeje. Ariko reka nkubwire, nk'uko utazi inzira y'umuyaga iyo ariyo, ukaba utamenya uko amagufa akurira mu nda y'utwite, nta muntu n'umwe ujya umenya uko amagufwa akurira mu nda y'utwite. Umugabo aribwira ngo nateye inda, yego, hanyuma umwana akinjira, yego, ariko ntawe ujya umenya uko amagufwa ateranya inyama zikajyaho, nta muntu ubikora. Nagira ngo nkubwire ngo wowe utari mu mayira abiri, ni
utazatungurwa n'imirimo y'Imana ishobora byose, ibasha gukora imirimo ikomeye ityo, nawe izagusanga aho uhagaze utayitetereje, utayiciye inyuma ngo ujarajeze imitima ngo ujye hirya no hino, igusanga aho hantu uhagaze gutabare. Rekeraho gutandaraza, navuze ngo mwatanyukira mu nzira. Ese erega no mu bapfumu icyo bakumarira ni ukukurya ibyawe, noneho ugasigara uri n'umukene buri bakakujyana nyuma y'aho wari uri. Rero ntabwo rwose nashyigikira inzira amayira abiri, nicyo nashaka kurwanya, kugira imitima ibiri. Nabitekerejeho bihagije, nsanga biri mu bidindiza isezerano ryawe ry'urubyaro. Wowe udukurikiye rero, nkaba ngira ngo nkwinginge, niba wari uri mu mayira abiri, garukiraho, fata umwanzuro mu mutima, uvuge ngo uhereye nonaha sinzongera. Hari n'ikindi nakongeraho kijyanye no kugira imitima ibiri. Hari nk'igihe ushobora kuba uri umugabo cyangwa se uri umugore utegereje urubyaro, hanyuma ukaganira n'abandi bagabo muhura kenshi muziranye, sote mwariganye cyangwa se muhuriye n'ahandi. Ngewe nkunda kwitangaho urugero kenshi. Igihe kimwe nigeze guhura n'umugabo umwe, arambwira atari ku wundi izo nzuzi igihe bahora baziterera ntizirizera, nta zaranze pe, nta n'imwimera. Waje nkagerageza hatera izanjye ko zitatinda, ngiye simpusha. Ubundi ibyo bigeragezo bibaho ku muntu utarabyara, akahura n'abamubwira ati ngwino nkugeragereze. Iyo uri umunyantege nke rero, iyo uri umunyantege nkeya, hari igihe ugira wa mutima wa kabiri wo kuvuga ngo reka nanjye njye hari yanjye, wenda umugabo wanjye si utabyara, reka mwemerere turyamane, wenda wazantera inda. Hariho na kese nzi y'umuntu wabigenje gutyo koko bamutera inda aranabyara, noneho abihisha umugabo we, wa mwana bakajya bamwitirira wa mugabo. Noneho igitangaza cyabaye, umwana za fotokopi asa na wa wundi wamuteye inda. Urumva? Noneho abantu batangira kujya babihwihwiza, ariko uriya mwana ni uriya mugabo ko tubona badasa, ahubwo asa na runaka. Noneho wa wundi wateye inda kandi nawe akaba ari inshuti y'umuryango, akaba yarasanzwe agenda muri urwo rugo. Bene data munkurikiye, kugira imitima ibi ndabibabujije, bigira ingaruka. Uwo mwana niyo wamubyara yakuzanira akaga imbere gakomeye cyane. Cyangombwa ni uguhuza n'uwo mwashakanye bitewe n'amasezerano mwagiranye, hanyuma mukagendera ku masezerano mwagiranye, n'Imana izururuka ibashyigikire. Ababiri baruta umwe, ko niko ijambo rimbwira. Muhabwe umugisha. Wow. Abantu mudukurikiye rero murimo murabyumva, nta kindi gisubizo, nta yindi nzira. Imana niyo itanga urubyaro bene data, kandi Imana itanga urubyaro rwose nta gushidikanya izagirira neza buri muntu wese wategereje akarindira isezerano kandi neza. Mureke kujya mu nzira ebyiri, mugume mu nzira imwe, muzamure kwizera, mwizera Imana kandi musenge. Aho bishoboka ukeneye kutwiyambaza, duhamagare kuri iyo nimero ya telefone, tugufashe, tukugira inama, tuguhumurize, dusengane nawe, kandi ibihe bizagenda neza. Uko biri uyu munsi ntabwo ariko bizaba bimeze ejo. Mwizere, muzamure kwizera. Alice, turagushimira cyane kubw'ikiganiro cyiza muduhaye. Ndumva mfite amatsiko yo kumva indi mpamvu, ndumva mfite amatsiko yo kuzumva ese ubutaha impamvu yindi ishobora gutinza isezerano ryacu yaba ari iyishye. Imana rero iguhumugisha ko ukomeje gukora uyu murimo no guhumuriza abagitegereje urubyaro. Reka ngusabe usengere abantu bari mu mayira abiri, kuko byanga bikunda birashoboka ko bahari, ariko rero Imana ibagirire neza, ibihishurire, bamenye inzira nyayo yo gukurikira. Murakoze. Usenge. Mana nziza, ndagushimiye kuko duhaye uyu mwanya w'umumaro. Duhagaze imbere yawe Data wa twese, dusengera imiryango yose itegereje urubyaro. Turayibutsa aka kanya kugira ngo ugire icyo ukora. Uri Imana ishobora byose, narakubonye ndabihamya. Nabonye uri Imana ifite imbaraga.
Hallelujah. nabonye ufite ubutware bwose n'ubushobozi bwose. Hallelujah. Aka kanya agira icyo ukora Hallelujah. mu izina rya Yesu Mu izina Kristo. rya Yesu Kristo. Uvuguruza imigambi ya Mu izina Satani, rya Yesu abo Kristo. Satani yafunze imira, Mu izina abo rya Yesu Satani Kristo. yazibye amatrompe, izina yayo rya Yesu matrompe Kristo. nabe mazima Mu mu izina rya Yesu izina Kristo. rya Yesu w'i Nazareti. Abo Satani yatwaye intanga nzima, Mu izina izo rya Yesu ntanga Kristo. ndazisabye ngo zibe nzima izina mu rya Yesu izina Kristo. rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Abo Satani yateje ibibyimba mu nda, ibibyimba mbikujemo gusenga mu izina rya Yesu Kristo. Abo Satani yateje amaside atandukanye, ibyo bibazo mbikujeho amasengesho. Funze inzira zose za Satani, ndabohoza uru rubyaro, ndabohoza uru rubyaro mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Mboneyeho gusengera abari muri iki kigeragezo, abamaze imyaka myinshi bari kuri uyu musozi, kabo Satani yongoreraga abajyana mu mayira abiri, benshi arabajyana mu bapfumu, abandi arabajyana mu bidafite umumaro, bakagambira guca inyuma abo bashakanye. Abo nabo barahari, ariko Yesu w'i Nazareti kumira, shyiraho ubukumirizi kuri iyi mitima, kandi iyi mitima uyambika imbaraga. Abari bananiwe ubongereye imbaraga, abari bacogoye Mwami bazahure. Nzi ko ushobora byose, kora ibitangaza tuzagushima, kandi twizeye kukubona kuko tukuzi. Twarakubonye sibwo wiga gukora, uracyakora n'ibindi ndabyizeye. Komeza gukora imirimo yawe, natwe tuzazamura amaboko tuvuge kuri Imana mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen, amen.